kugeza mu mwaka wa 2016 nanywaga inzoga, nywa itabi, nywa n'urumogi. Rero mu mwaka wa 2016 niho numvise ubwo buzima mburambiwe. Nibwo navuze nti kwiteka nasengaga Imana yanyumvaga, wasenga Imana ikampa imbaraga zo kureka itabi no kureka urumogi no kureka inzoga n'abakobwa no kurwana no kubeshya urugomo rwose. Rero ariko ibyishimo biba mu kumenya Imana, ibyishimo biba mu gukorera Imana, ibyishimo biba mu kuyoborwa n'Imana. Kuko njye imyaka irenga abantu bashyira Imana imbere, nushyira Imana imbere izagusobanurira icyo ugomba gukora, ariko ibi bisaba kubyinjira mu byinshi. Ikaze kuri wowe wakoze subscribe kuri Imana Imbere, uyu muyoboro mukurikira inyigisho z'iyobokamana zitandukanye zishingiye ku biganiro, ubuhamya, amateka, amakuru ndetse n'ibindi bintu byafasha abantu gusobanukirwa imigambi n'ubushake bw'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbere yuko dutangirana n'umutumirwa dufite nkuko mubona kuri kamera, reka tubanze adufashe twiragize Imana. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ishobora byose, so Mwami wacu Yesu Kristo, waduha imbaraga z'Umwuka Wera, turagushimiye. Turagushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kubw'umugambi wari ufite ku buzima bwacu uyu munsi, tugushimiye ko wemera ko tuba hano muri uyu mwanya, muri iki kiganiro. Tugushimiye kandi ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero turakuraritse ngo uze utuyobore ibigiye kuvugwa hano, ntihabeho kwisingiza, ahubwo tuvuge Imana Data twese uri mu ijuru, tuvuge Umwami wacu Yesu Kristo, tuvuge Umwuka Wera, tuvuge imirimo myiza n'ibitangaza ukora, tuvuge kure wakura umuntu na kure wamugeza, tuvuge ubuzima burimo Imana, kuko mbere na mbere Imana iyobore intambwe zacu, Imana iyobore iyi gahunda. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ko byumvishe. Amen. Amen. Yego. Noneho twatangira utwibwira muri make. Murakoze. Amazina yanjye, amazina y'ababyeyi nitwa Nsengiyumva Paulin. Mfite imyaka 40 y'amavuko. Yego. Ndi umunyarwanda. Yego, navutse ku babyeyi b'abanyarwanda, papa na mama. Navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi. Ndi umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Yego, nize amashuri abanza mu Rwanda, niga yisumbuye mu Rwanda, niga na kaminuza mu Rwanda. Mfite umufasha, ndi umukristo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ndabyirata, ndabyishimira, ndanabishishikariza umuntu wese utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mubwira ko umwanya ari uyu, igihe ari iki. Naze yinjire, naze yumve ukuntu Kristo ari mwiza, yumve ukuntu Yesu agira neza, yumve ukuntu impinduka umuntu wese aharanira mu buzima nta handi zibonekera uretse mu mwami wacu Yesu Kristo. Yego. Sinzi wenda niba hari ikindi ntavuze mwambaza wenda. Yego. Oya, ndumva ngiye ku giti cyanjye ari ibyo ngibyo cyangwa n'abadukurikiye. Ubwo ngubwo icyaba gihari ni ukuntu ntabwo abantu benshi bakunda gukura ngo wenda biga amasomo icyiciro cya mbere, cya kabiri, bige n'ayisumbuye. Ntabwo igice kinini ukunda kugisanga nyine mu bintu by'iyobokamana cyane cyangwa mu gushishikariza abantu gukizwa. Ndumva wagira icyo utubwira ku kintu kijyanye byimbitse no kugira ngo wisange mu rugendo rwo kuba warakijijwe, ari ibintu wahagarara imbere y'imbaga y'abantu nk'iy'abadukurikiye kugira ngo nyine wisange aho hantu hameze gutyo.
wagira icyo tubwira. Urakoze, ikibazo cyiza. Urugendo rwo gukizwa ni urugendo nisanzemo mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu kwezi kwa 11, ndabyibuka hari tariki 23. Yego, iwacu mu barokore mu dini rya gikristo hari indirimbo tugira iririmba ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Nanjye rero ntabwo nakwibagirwa icyo gihe, niyo mpamvu nanjye mvuga ayo matariki. Ariko mbere yuko ngera aho ngaho wenda nasubira inyuma gato. Navutse mu muryango w'abakristo gatolika. Ndabyibuka nkiri muto cyane, najyaga njyana n'ababyeyi banjye gusenga buri cyumweru. Buri cyumweru murabizi abantu benshi muvuka mu miryango ya gikristo usanga hari gahunda yo kujya gusenga buri cyumweru. Haba hari gahunda yo kujya gusenga, nubwo bwose bitavuga ngo abantu bajye basenga ku cyumweru gusa, ariko imiryango myinshi mu gihe cyacu yageragezaga kubahiriza iryo hame ryo kujya gusenga ku cyumweru. Nanjye rero nk'abandi bana bose nakuriye muri uwo murongo, aho najyanaga na mama gusenga ku cyumweru mu dini gatolika. Ngeze mu mwaka wa 5 naje kubatizwa mu idini gatolika, mpabwa ukarisitiya. Yego, murabizi ku mashuri njye niga, ndabyibuka muri primaire nize ku kigo cy'aba Pentecote, abarokore. Yego, i Rubavu, abahazi bahita kuri Gacuba ya 2. cyari ikigo cy'idini cy'itorero rya Pentecote mu Rwanda, aho buri wa gatatu guhera saa 5 twese twajyaga mu rusengero. Nkurira rero muri uwo mujyo, kwa gatatu ku ishuri tugasenga, nyuma ya saa 5 ku cyumweru mu rugo tukajya mu misa. Nkurira muri iyo nzira. Nababwiye ko mu mwaka wa 5 naje kubatizwa, nakira ukarisitiya. Muri segonderi nabwo nagize amahirwe yo kwiga ku kigo cy'abakristo Kicukiro mu Kagarama bita ku Badezami, aho twagiraga amateraniro ya buri gitondo, twabitaga kilte ni ijambo ry'igifaransa, aho buri gitondo mbere yuko tujya mu ishuri twajyaga gusenga. Nkurira muri uwo mujyo. Urumva ku amashuri nagize amahirwe yo kujya nsenga ku ishuri, njya kwiga i Rwamagana mu cyiciro gikuru muri section. Niga ahantu hari ibyitwa Rajepra, abantu benshi barabizi. Rajepra ni nk'ihuriro ry'amadini ya giprotestanti. Bagiraga ibihe byiza rero, buri wa 5 nimugoroba tukajyayo tugasenga, ariko ntabirimo neza, nkasenga ariko nkigira no mu bindi. Nkomeza ariko no gusenga mu dini gatolika. Rero mu mwaka wa 2016 nibwo nafashe umwanzuro wo gusenga ntisengesheje, wo kuvuga nti ubuzima bwanjye nshaka kubwegurira Imana. Muri uko kwa 11 nyine. Yego, kwa 11 tariki 23 2016 nibwo nafashe umwanzuro bati reka ninjire mu bintu byo gukizwa neza, nakire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye neza, ndeke kubivangavanga ko nafite ibindi bintu byinshi nabivangaga nabyo. None se mu gusubira inyuma wenda aho ngaho wigaga ujya kubatizwa, mbere numva warimo bambwiye ngo ukiga muri primaire. Yego, ujya kubatizwa ko wigaga ku kigo cyari gitandukanye wenda na Kiliziya Gatolika yo waruhuje nayo yo mu rugo. Nta kibazo byateraga nyine ku kigo, ko hari igihe usanga ikigo wenda ari icy'abagatolika cyari cya Pentecote ugasanga hari ukuntu batsikamira indi myizerere irimo aho. Oya, wenda nsubiye inyuma gato, ni uko naje ikigo cy'aba Pentecote nakizeho kuva mu mwaka wa 1 kugeza mu wa 3 primaire. Noneho kuva mu wa 4 kugeza mu wa 6 nize ku ishuri ry'abagatolika, ari naho nabatijwe bwa mbere. Yego, urumva rero nari mu ishuri n'ubundi rishyira imbere iyo myizerere cyangwa iyo myemerere ya gatolika. Yego, ntabwo byabangamiye cyangwa ngo bitsikamire izo gahunda.
Okay. Ubwo noneho wakomezanyije ayo mavuta muri segonderi yo gukizwa uhereye 2016? 2016 nari nararangije kwiga segonderi. Okay. 2016 nibwo nafashe umwanzuro wo kwinjiramo mu buryo nakwita ko buri seriye cyangwa mu buryo nyabwo ugereranyije n'uko byari bimeze mu myaka yabanjije iyo y'amashuri. Yego. Waje no gukomerezaho kaminuza nyuma se cyangwa haciyemo imyaka kugira ukomeze kaminuza? Icyo gihe ukuntu bimeze, mu mwaka wa 2010 nigaga muri kaminuza i Butare ikitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Noneho hanza kugira ibibazo byatumye ntakomeza amashuri yanjye. Nageze mu mwaka wa 3 ngiye kujya mu mwaka wa nyuma, hazamo utubazo twatumye ntakomeza. Ubwo urumva 2010 kugeza 2016 nari narahagaritse amashuri yanjye. 2016 rero njya guhitamo gukizwa neza. Icyo gihe ntabwo nigaga, ntabwo nari umunyeshuri icyo gihe. Abo kwiga byaje kongera kuza nyuma y'aho mfashe umurongo wo gukizwa. Ndumva ari ibintu bidasanzwe kabisa. None ubwo ndumva wagira ikintu tubwira ku byagupushinze cyane ujya kuvuga ngo reka ninjire mu gusenga byimbitse birenze ibyo nakoraga ndi mu mashuri cyane mu myaka ishize. Yego, urakoze. Ikibazo ndavuga umurongo wo gukurikira nyine Yesu Kristo. Yego, ikibazo cyiza. Nkuko nabikubwiye, navutse mu rugo rw'abakatolike. Abakatolike iwacu nubwo basengaga ariko banywaga inzoga. Yego, nanjye nkura mu rugo rw'abantu banywa inzoga. Urabizi, iyo ufite ababyeyi banywa inzoga, turabizi twese mu Banyarwanda, umubyeyi hari nk'igihe akubona utambutse ukina n'abandi bana ati yewe sha ngwino hano, akaba yagusomya ikintu ari kunywa ati somaho utazabimbwa sha. Iyo somaho utazabimbwa rero iza kumurikira. Ndabyibuka niga mu mwaka wa 6 nanywaga inzoga ku buryo nanywaga inzoga nkanasinda. Ndabyibuka niga muri primaire. Yego, mba ngiye muri segonderi ndi umwana unywa inzoga, tukajya dutoroka ikigo tukajya kunywa inzoga n'abandi bahungu twari mu kigero kimwe. Cya Kigali cyo muri segonderi twagiye kunywa amayoga. Bamwe bari bakuru muri twe bakanywa amatabi. Cya kintu cyasomaho utazabimbwa gikomeza kunkurikira nk'abahungu bakuru, akubwira ati sha nk'umugabo agomba kuba anywa agacupa, anywa n'itabi. Yego, bya bintu byo kwemerwa, gushaka kwemerwa mu kigare kugira babone nawe utarasigaye inyuma, batakubona nk'umuntu w'umuturage cyangwa nk'umuntu utazi ibigezweho. Ntangiye kunywa itabi gutyo, sigara, kugira nkomeze kwisanga muri ba bandi, mbese gushaka kwemerwa, gushaka kugaragara nk'umunyamujyi, gushaka kugaragara nk'umusore. Urabona umwana w'umusore w'ingimbi aba atangiye kwiyumva. Ubwo nyuma yuko navuye mu rugo runywa inzoga, banangiye no kunywa itabi kubera ikigare cyo muri segonderi. Birakomeza. Ndabyibuka hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe hariho ikintu kivuga ngo imperuka izaba mu mwaka w'ibihumbi 2000. Iki gihe nari agasore k'ingimbi ifite imyaka 15. Noneho ndabyibuka hari abahungu twiganaga banywaga itabi n'inzoga n'urumogi. Baravuga ati sha imperuka niba, twese tuzi ko imperuka iza kuba uwo munsi. Ati imperuka niba ikaba utari mu mafuri cyangwa muri swingi cyangwa utari, mbese hari imvuga abantu banywa inzoga n'itabi bagira ngo kumva ngo ari free, ngo kumva ngo ari swing, mbese kuba muri bya bihe byo gusinda aba yiyumva neza. Bati rero reka tugende tunywa agacupa n'imperuka niwe turi mu kinya ntitubyumve nyine. Yego, ndabyibuka uwo munsi sinzayibagirwa kuri bonane y'icyo gihe. Yego, nari kumwe n'abana twiganaga, tugenda tunywa inzoga, tunywa amatabi.
abakuru muri twe bo banywa n'urumogi, ariko icyo gihe ndarutinya bate ibi bintu ni iby'abakuru. ni iby'abakuru, nari muto mfite imyaka 15, ariko guhera uwo munsi kubera ya kipe nagendagamo gushaka kwemerwa kumereza muri cya kigare, icyo kigare rero byaje kurangira kinyigishije kunywa inzoga kurushaho zitandukanye, kunywa itabi ry'isigara ndetse no kunywa urumogi. Mbihuje rero na cya kibazo warumbashije, ndabyibuka guhera icyo gihe kugeza mu mwaka wa 2016 nanywaga inzoga, nywa itabi, nywa n'urumogi. Rero mu mwaka wa 2016 niho numvise ubwo buzima burambiwe, kuko ubwo buzima hari ibintu bibi byinshi nahuye nabyo muri iyo myaka, ahanini byatewe n'ikoresha ry'inzoga n'itabi n'urumogi. Rero niho nafatiye umwanzuro bati ibi bintu ndabirambiwe, ubu buzima sinkibushaka, hari byinshi bibi bwangejejemo, harimo nk'uko nabikubwiye mu mwaka wa 3 i Butare kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda, icyo gihe niko yitwaga UNL cyangwa INL cyangwa kaminuza nkuru y'u Rwanda. Maze gucikiriza amashuri yanjye mu muryango tutakivuga rumwe, nyine batagufata neza, hari ukuntu urabyumva umuryango ntabwo wishimiye iyo babona umwana wabo ari mu ngeso mbi. Noneho nanjye kubera guhora bambwira unywa itabi, unywa urumogi, unywa inzoga si byiza, bizakwicira ubuzima, nkumva ngewe birambangamiye. Umve ko nyuma yo gucikiriza amashuri, ubwo nangeze mu mwaka wa nyuma i Butare, naje no kwivumbura, mva mu rugo ndagenda kubera kwanga ko bahora basubiramo ibyo bintu, bakubwira ibintu. 2010 ndabyibuka navuye mu rugo, nyuma y'imyaka 6 rero nibwo naje kwicara ndatekereza, nabwo nyuma y'uko dusinze njye na mubyara wanjye tukarwana mu bukwe bw'undi mubyara wanjye. Mwarwaniye mu bukwe? Habaye ubukwe bwa mubyara wanjye, turi beta bimwe by'abasore, tujya kunywa inzoga, tunywa urumogi, tunywa isigara. Tugeze mu rugo tunanirwa kumvikana, turarwana. Abari muri reception twananiwe kujyayo, twakwebye ngo ni iby'abarokore, ngo amafanta. Inkuru bibasanze ati abantu bari mu rugo baricanye, mutabare. Uwo mugoroba hari kuri 23 z'ukwezi kwa 11 2016 ku bukwe bwa mubyara wanjye, nibwo natekereje ndavuga ati ibi bintu birakabije. Nsubiza ubwenge inyuma, ndeba ukuntu bindwanishije na mubyara wanjye, byanteranyije n'umuryango, amashuri yaracikirije, nta kazi, narabaye nabi, keretse wenda nzabereka amafoto ubutaha n'iki. Niho natangiye gutekereza ntibi bintu nta keza kabyo. Rero nafashe umwanzuro wo kubireka. Noneho ngira Imana inkunda, nkumva ikansura mu bitekerezo, iramwe ati rero bumwe mu buryo bwagufasha nuko wakizwa. Subiza ubwenge inyuma, nibuka njye nagiye nsenga mu bihe bigoye gusa. Ndabyuka nkiri umwana ngiye gukora ikizamini cya leta, kuko hari ikintu kimeze nk'amarushanwa mu bana, tubati ngomba kuzatsinda icya leta kugira ngo nereke bagenzi banjye ko ndi umuhanga. Narasenze Imana nyisaba gutsinda ikizamini cya leta, irabyumvira, mpa kugitsinda. Nakubwiye ko niga muri primaire y'abagatulika, senga Imana nsaba gukora ikizamini cya seminari no kugitsindira, iranyemerera, baranselect, bampitamo mu bazakora, ndanagitsinda. Senga Imana nyisaba tronkome kuzayitsindira, iranyumva ndayitsinda. Senga Imana nyisaba bourse yo kuzajya kwiga i Butare, iranyumva irabimpa. Icyo gihe rero muri 2016 nyamara kubona ko ibintu ndimo atari byo gereranyije aho byari bingejeje, nibwo navuze nti kwiteka nasengaga Imana yanyumvaga, wasenga Imana ikampa imbaraga zo kureka itabi no kureka urumogi no kureka inzoga n'abakobwa no kurwana no kubeshya, urugomo rwose. Rero numva muri njye umutimanama ungira inama yuko inzira yamfasha yo kubireka ari ya yindi yagendaga imfasha iteka ryose iyo nasabaga Imana ikintu. Ati kandi njye gusenga, saba Imana ibi bintu mbireke, ntarafungwa, ntarajya Iwawa, kuko bagenzi banjye bari bashiriye Iwawa, babandi bose twabisangiraga benshi, abandi noneho batangiye kwiga ibindi biyobyabwenge bya heroine, mugo.
avuga nti rero ubwo nywa inzoga nywa isigara nywa n'urumogi abo twabisangiraga bakaba binjiye mu kindi kiyobyabwenge gishya cya mugo ubu ninjye utahiwe ariko nkaba ndi umuntu wakundaga gusoma narasomye uburyo mugo ari ikintu kibi cyane avuga ati oya sinshaka mbese urwo ruhurirane rw'ibyo bitekerezo ruri mu bintu byatumye mfata umwanzuro wo gukizwa neza muri 2016. Yego. Numva ari inzira ndende. Nyuma aho watubwiye ko wavukiye? Navukiye Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Byaje watubwira inzira yo kugira ngo wisange inaha n'iyo sosiyete wari urimo? Yego, ikibazo cyiza. Aha, niga mu mwaka niga mu mwaka wa gatandatu maze gukora ibizamini navuze cya leta n'icya seminari. Hari ndabyibuka hari muri 1998 1998 nibwo nakoze ikizamini gisoza amashuri abanza. Nari mfite marume uba hano i Kigali. Urumva njye wacu hari Rubavu, ntabwo nari nzi Kigali, ariko rero n'umwana urangije primaire avuga ati Kigali hameze hate? Kigali abagiye Kigali bakazata ati Kigali haba ama etage arenze n'igisenyi zari zihari nubwo atari nyinshi, haba feruje bakavuga ibyiza by'i Kigali. Urumva 1998 nafite imyaka 13. Nkumva bikomeje kunkurura none nza kwibuka ko hari marume ubi Kigali. Hari umuhungu twabanaga witwa Fideli ndamwibuka, akariko we yaraje i Kigali muri vacances yari yabanje yo mu gihembwe cya kabiri. Ubwo yaragarutse i Rubavu, icyo gihe nabaga muri orphelina y'ahantu bita ku Nyundo. Ku Nyundo benshi barahazi, habaga orphelina igwenda cyari ikigo cy'imfubyi, nanjye nari imfubyi, ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nza kwisanga nta muryango mfite, njya kuba muri orphelina yo ku Nyundo yafashaga abana b'imfubyi. Noneho wa mugenzi wanjye twabanaga muri orphelina yari yaraje i Kigali mu biruhuko by'igihembwe cya kabiri. Rero igihembwe cya gatatu cyose yambwiraga inkuru z'i Kigali. Utegereje grande vacances. Yego, umva i Kigali ni ahantu hatabaho. Arambwira ati ngiye mu kiruhuko gikuru nzasubira i Kigali. N'abati Fide nujya i Kigali ntabwo uzansiga. Tuzajana. Se uzagenda bati mfite marume aba i Kigali. Njya numva icyo gihe habaye cyitwa gendarmerie, yari umujandarume. Ati kandi numva ko i Kigali haba ikigo cy'abajandarume, ninjye i Kigali nzajya aho ku bajandarume mvuga amazina ye nzamubona. Imana yakunze kumbera nziza, nagiye niringira ibintu kandi bikagenda uko nabyiringiye kuva nkiri mutoya. Ntangira nabona udufaranga nkabika, nabona udufaranga duke nkabika. Itiki icyo gihe nza kuyibona. Vacances igeze njye na Fideli tuba turateruye, tuba tuje i Kigali. Urumva tuje i Kigali tugera Nyabugogo. Tugeze Nyabugogo tubaza umuntu gendarmerie ikorera he, arahatubwira. Twavuye Nyabugogo tugenda tuyoboza, twisanga koko muri gendarmerie ubu ni hari polisi y'u Rwanda ku biro bikuru bya polisi Kacyiru. Ngezeyo tubona umupolisi wari wo kwa kundi baba bari kuri gate ku burinzi. Turaza turamusobanurira ati njyewe nitwa gutya, tuvuye aha, mfite marume ni umujandarume, mbese akorera hano. Ababajije abandi barahamagaye, kubw'amahirwe kuko nsanga marume akorera hariya ku biro bikuru Kacyiru. Nsanga icyo gihe hari abapolisi babaga mu kigo, hari imiryango y'abapolisi iba mu kigo. Yego. Ngira amahirwe nsanga marume arahaba n'umudamu we, barahamagarana ku byombo bya bindi byabo. Umupolisi baradufashe atujyanye kwa marume. Neza ndagenda, umudamu we nari muzi kuko bakundanye kuva kera nkiri akana, nari muzi. Ambonye arishima arampobera, nanjye ndamuhobera. Wa mugenzi wanjye nyine waje umperekeje arasezera arataha. Iyo vacances yose nyimara iwe, ariko nta nubwo nongeye gusubira i Rubavu. Nuvuga ko nageze i Kigali naha muri 1998 nje gusura marume.
wari usoje harya mu wa kangahe? primaire yari irangiye turi mu kiruhuko gikuru. Ngeze inaha 98 ntabwo nongeye gusubira i Rubavu kuko amashuri yanjye naje kuyakomereza aha, n'ubuzima bwanjye sinaba ndisubiye kuba mu kigo cy'imfubyi ukundi, ahubwo ntangira kurerwa n'uwo marume. Marume birumvikana yaranakwishimiye ko yakora watsinze cyane. Yarishimye cyane. Watsinze ni cyane. Cyane, marume yari inshuti yanjye cyane kuva na kera. Yego. N'icyo gihe rero naje kuza i Kigali nk'uko warumbajije uti waje ryari mu 1998. So nk'umuntu uri mu gakiza ndetse ugaragara nk'aho ufite wenda intego yo kuba wanabwiriza cyangwa wagira ubutumwa utanga cyangwa ubuhamya kugira ngo wenda uwo ari we wese wenda uri mu nzira mbi ahinduke, agaruke mu nzira y'Imana, mu nzira y'agakiza. Bikorwa mu buryo bugiye butandukanye. Watubwira uburyo ki cyangwa inzira cyangwa uburyo nyine ubwiriza mu ko abantu bagenda babwiriza bitandukanye? Njyewe urakoze, ikibazo cyiza. Uburyo bwanjye ni uburyo bwo gutanga ubuhamya. Wenda reka turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Urumva Bibiliya hari ikintu ivuga, Bibiliya ijambo ry'Imana nayo mirongo yamfashije ko njye uburyo bwanjye ni uburyo bwo gutanga ubuhamya no kubwira abantu Yesu, kubwira abantu icyo Imana ikora. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho 5 ku murongo waho wa 18. Abatesalonike ba mbere ibice byaho 4 umurongo wa 18 haranditse ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Ndasubiramo Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 5. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 18 haranditse ngo nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Nge rero uburyo mba numva nakoreramo Imana cyangwa nakoramo ivugabutumwa ni mu buryo bwinshi, ariko kuri inshuro wenda kampere mu buryo bwo gutanga ubuhamya. Buriya hari umuntu uba waranyuze mu bintu nawe wanyuzemo, cyangwa se yarananyuze mu bintu birenze wowe ibyirimo, akibirimo bimubangamiye kandi birushaho kugenda bimumanura hasi. Rero iyo umubwiye aya magambo ukamubwira ibintu wahozemo, itabi, urumogi, ubusinzi, urugomo, abakobwa, rero iyo umubwiye ayo magambo yumva ko hari Imana ishobora nayo kumukura muri ubwo buzima abayemo. Hari imbaraga, kuko abenshi babijyamo bizera ko ariho bakura amahoro, ariho bakura. Nanjye kubera ubupfubyi, uraza umwana w'imfubyi nta byishimo kenshi bagira, bakaba babyitiranya no kumva ko niyakoresha urumogi, nakoresha inzoga ari bubone bya byishimo. Ariko ibyishimo biba mu kumenya Imana, ibyishimo biba mu gukorera Imana, ibyishimo biba mu kuyoborwa n'Imana. Kuko njye imyaka irenga 16 nkoresha urumogi, imyaka irenga 30 nk'inzoga, nta byishimo mu by'ukuri nigeze mbona, uretse ahubwo kugenda binjyana mu bintu bibi kurushaho. Rero njye mpitamo uburyo bwo kuvuga ubuhamya bwanjye, kuvuga aho Imana yankuye, mbwira abantu ko wowe uri mu bikugoye, ubukene, inzara, ubupfubyi, kubura urushako, kubura urubyaro, kubura amashuri, gucikiriza amashuri, kwiheba, nta kindi kintu cyagufasha uretse kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akayobora ubuzima bwawe, agategeka ubuzima bwawe. Nta kindi kintu cyagufasha uretse ubuzima bwo gusenga. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo dushobozwa byose na Kristo we uduha imbaraga. Yego, nanone impamvu nahisemo ivugabutumwa rya gikristo ryifashisha cyane cyane ubuhamya, yego ni uko nzi neza ibyo Imana ikora. Uririmbyi nawe uvuze ngo ibyo Imana ikora
biradutangaza. yego. Rero ikintu kiriho ni uko iyo uvuze ubuhamya bwawe abandi barabwumva, iyo babwumvishije urabafasha, bushobora kubakura ku rugero rumwe ukabageza ku bandi, ku rundi. Yego, nanone nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu mbere rwa Yohana ibice 4 nanone ku murongo wa 11, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ndakubwiza ukuri, njyewe nta buzima nari mfite, nta bugingo nari mfite, nakubwiye inzira byagiye binyuramo, ariko Imana yaje kumpa ubugingo, Imana impindurira izina, Imana insubiza mu ishuri, ndiga ndarangiza, impa akazi, ingarurira famiye, ingarurira inshuti, ingarurira abavandimwe, impa umukunzi. Yego, nibwo buryo rero mpitamo bwo kugenda mvuga ibyo Imana yankoreye, kugira wa muntu ubyumva nawe uzi ko bidashoboka ahinduke, yumve ko mu kwemera ko Imana ikuyobora, kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, kwemera imbaraga z'umwuka wera ari cyo kintu cyonyine gishobora guhindura umuntu, akava muri bwa buzima bw'itabi, bwa buzima bw'urumogi, bwa buzima bw'ubusinzi, bwa buzima bw'urugomo, bwa buzima bw'ubusambanyi, bwa buzima bwo kwiheba, bwa buzima bwo kwiyahura, bwa buzima bubi bushoboka, ugahinduka nawe icyaremwe gishya, kuko niko Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga. Ndumva ariyo gahunda ikomeje. Hanyuma ubwo iyo niyo nzira ubikoramo n'ubundi wifashishije ibyakubayeho, no guhinduka kwawe, ndetse no kubona uko Imana igira neza n'ibyo yagiye kugezaho. Yego, niyo nzira kuko nta bundi buryo. Ntabwo najya guhimba cyangwa ngo njye kubeshya cyangwa mvuge Imana ntazi, ko nanjye ndi urugero rufatika rw'uko Imana iriho kandi ikora, kandi iyo umuntu uko ayiringiye imukorera gutyo yayizeyemo. Yego, nk'umuntu uri kukumva none aha ngaha cyangwa uri kureba iki kiganiro turi gukora, ubuhamya uri gutanga, ni iki kintu wamubwira nk'umuntu ugowe n'ibiharimo? Ushobora no gusanga atari uko wenda ari muri ayo mayira y'ibiyobyabwenge cyangwa n'urugomo, ugasanga ariko nubwo ari mu mayira yo gusenga hari ukuntu atizeye byimbitse. Hari n'ukuntu nyine ubona bimucanze agapfa kujya gusenga, avuga ati reka njyewe ubwo n'ubundi n'abandi bagiyeyo, cyangwa ntagira uko ngaragara nabi, nyine ajya gusenga kugira ngo yumve ko agiyeyo gusa, ariko ugasanga ku myizerere arayikemanga, aravuga ati n'ubundi ibi byaranze. Bijya bibaho ko umuntu aba ari mu mayira yo gusenga cyangwa ari mu mwuka ariko atarimo neza, akajya ajyayo kugira ngo ashimishe famiye ye cyangwa agire uko agaragara bitandukanye muri sosiyete. Ikibazo cyiza cyane. Uwo muntu namubwira gushyira Imana imbere kurusha ukuntu yashyira imbere famiye, bashaka kwinezeza cyangwa gushaka kwemeza abantu, cyangwa kuko yabuze ahantu ajya, abonye abandi bagiye ku rusengero kubakurikira, cyangwa se kujyayo kubera izindi mpamvu runaka. Uwo muntu namugira inama yo gushyira Imana imbere. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo muyikoreze imitwaro yanyu yose, irabaruhura. Umuntu rero, uretse n'uwo muntu, n'abantu bose muri rusange bakeneye gushyira Imana imbere. Burya Imana ni urukundo, Imana ni imbabazi, Imana ni data wa twese, wa twese. Yego. Niwe papa urenze ba papa, babyita mu ndimi z'amahanga ngo biological parent cyangwa biological father. Imana niwe papa urenze papa, niwe papa urenze papa. Imana niwe data wa twese. Kandi Imana, uzarebe umubyeyi ukuntu agirira ibambe umwana we, niko Imana yacu natwe iritugirira. Ni Imana yiteguye kutwumva, ni Imana yiteguye kudutabara, ni Imana yiteguye kudufasha, ni Imana yiteguye kutuyobora, ni Imana yiteguye kutugira inama, ni Imana yiteguye kutugirira neza
wa muntu rero ufite kwizera guke namubwira nti mu byo ukora byose shyira Imana imbere. Nushyira Imana imbere ariko utayiryarya, ariko utabikinamo, wiyemeje ukavuga uti njyewe ibi bintu ariko ko numva ubu buzima ndimo ntabufitiye igisubizo, ubu buzima ndimo bungoye, ni iki kintu cyabimfasha kubisohokamo? Nushyira Imana imbere, Imana kuko izakwigaragariza uko wayizeye. Ariko uretse n'ubu ngubu abantu benshi hari n'abajya mu gukizwa bakurikiye wenda ko Imana igira neza, ariko bakibagirwa ko nyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima. Rero impamvu ndi kubwira abantu gushyira Imana imbere ni uko birimo inyungu mu buryo bwinshi. Wenda reka mvuge mu buryo bubiri. Birimo inyungu mu buryo bw'ubuzima bw'aka kanya, ariko birimo n'inyungu mu buryo bw'ubuzima nyuma y'ubu buzima. Kuko njye nemera ko nyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima. Kuko mbere y'ubu buzima ntabwo wari uhari, wisanzura uhari. Rero ntabwo uzi n'ibizakurikiraho, kuko ntabwo uzi n'ibyabaye mbere y'uko wowe ubaho. Rero njye nemera Bibiliya ijambo ry'Imana kuko ntabwo ibeshya. Bibiliya iyo usenze Imana ikaguha umwuka wera, umwuka wera akagufasha, agusobanurira neza ibiri muri Bibiliya. Kandi Bibiliya ibirimo byose ni ukuri 100%. Rero ufite kwizera Imana, hari izindi mbaraga ikwambika, izo mbaraga zikagushoboza gusobanukirwa ibyo ijambo ry'Imana ribivuga. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nyuma y'ubu buzima hazabaho ubundi buzima. Rero nyuma y'ubu buzima ba bantu bakiriye Imana batabikinisha, batabikerensa, batikinira, mbese binjiyemo byimbitse, abo nyuma y'ubu buzima bazabaho ubundi buzima buhoraho. Ubundi buzima buhoraho. Urumva nibyo nari ndimo nsoma hano. Bazabaho ubundi buzima, kuko ijambo ratubwira ngo kandi uku guhamya ni ukuntu ko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Imana izatanga kubaho. Niba umuntu abaho agapfa, bikwereke ko none ushaka no kubaho ubudapfa. Aho n'ubundi ni kuri wa murongo twasomaga. Yego, impamvu tuba dutanga ubu buhamya no kugira abantu bakizwe bakira Imana izabaho ubuzima noneho budapfa. Nyuma yuko yabahaye ubuzima bubaho igihe runaka, muri ubwo buzima bw'igihe runaka ibishaka ko utegura uburyo uzabaho ubuzima buhoraho noneho budapfa. Burane nayo mpamvu yo kubaho. Ubayeho ubu ngubu kugira ngo utegure, kuko niba ushaka kuzabaho ubuzima buhoraho, nta handi rero ubuzima bubaho cyangwa buhoraho bubonerwa ni mu Mana Data, ni mu Mwana wayo Yesu Kristo, ni no mu mbaraga zayo arizo Mwuka Wera. Rero abantu bashyira Imana imbere, nushyira Imana imbere izagusobanurira icyo ugomba gukora. Ariko ibi bisaba kubyinjiramo ubyinjiyemo, kandi kubyinjiramo udakina, mbese utaje kubikiniramo. Ko mbere na mbere Imana, ijambo ratubwira ngo mbere na mbere mushake ibyo Imana ishaka no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ishaka kukongerera byinshi. Niba ugira ndakubeshya, kora icyo kintu tukinisha, gikore, usabe Imana igushoboze kuko kubanza kuyishaka mbere na mbere, uyishyire imbere, uyoboze inzira. Ibyo ugiye gukora usenge, ufata umwanya ubwira Imana uti Imana nshaka gukora iyi business, ndashaka kunjya imbere. Hari umuririmbyi ubiririmba neza mu gitabo cy'indirimbo uvuga ati unjya imbere Mana isumba byose, njye ndi umunyantege nke, muri iyi si ndimo nk'umwimukira, ntagufite ntaho nagera. Njya imbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira. Rero uwo muntu warumbajije nashyira imbere Imana pe adakina. Yego, ibintu byose abishyire ku murongo, narangiza abiharira Imana cyane pe. Yego. Hanyuma muri uko urubyiruko rwinshi mu gihe cyanyu mwari musubiza inyuma gatoya, mu gihe mwari nyine muri ibyo bintu byo kumva ko amahoro ari mu biyobyabwenge, mu mayoga, mu matabi, hari igihe hari abenshi bikunda gufata ugasanga bagiye mu bintu bimeze nko kuririmba, ubuhanzi, imiziki, nk'uko witwaga Bob. Yego.
numvaga nzaba umurasta ukomeye, umucuranzi w'icyamamare ukora reggae. Yego. Ariko ukaba udacuranga, ukaba icyo gihe utari uri mu mayira yabyo, kuko hari ukuntu bajya bavuga, hari inyandiko ijya ivuga ngo mu gihe uri mu nzira y'ikintu urakibona byanze bikunze. Niyo ko wari wibereye mu nzira z'ibyo ngibyo bitandukanye bitari n'umuziki, wenda wibereye mu mayoga, nta kintu bijyanye n'imiziki cyangwa ibindi bigeze ukora. Kera mu gihe cyacu hari hagezweho, bihuje n'iby'imiziki, hari hagezweho injyana ya hip hop, rap hip hop. Yari ikunzwe cyane muri icyo gihe. Ngewe ntangira gukizwa, nubwo n'ubu mbona abantu benshi bayikunda. Icyo gihe rero urabona, kugira ubyumve neza, mu gihe cya kera cyo ku bami, mu gihe cy'ubwami, umwana w'umusore wese n'umugabo yagombaga kuba afite icyivugo cye kimutandukanye. Nagiye aha n'aha nkora ibi n'ibi, akivuga nyine. Noneho twe mu gihe cyacu ntabwo twe tukivuga, twabibonaga ngo nk'ibintu ngo by'abarezi, urumva, cyangwa bya kera bitagezweho. Ahubwo icyo gihe hariho hip hop. Noneho hari ukuntu buriya itabi ry'urumogi n'umuziki, sinzi njye ndavuga ku giti cyanjye, urwego nakundagamo umuziki ntacomye cyangwa ntanyoye urumogi rwabaga rutandukanye cyane n'urwego nakundagamo umuziki nawe maze kunywa itabi. Noneho twe tukagira icyo nagereranya nk'ibyivugo by'abo hambere, abasore n'abagabo, twe tukagira icyo twita freestyle. Rero mu gihe cyacu umusore utari ufite freestyle ntabwo yabaga ari umuraperi ukomeye. None se nari mfitemo ikibazo gitoya hagati aho ngaho. Muri abo basore bose mwabaga mukubitana ama freestyle muri hip hop, ni nako bose bakoreshaga ibyo bintu cyangwa harimo abihariye ubwabo? Freestyle zacu twe zaberaga mu irigara. Mu irigara ni ahantu twanyweraga urumogi. Wamara rumaze kugufata nyine umaze kuruhaga, hari ijambo mumbabarire ntabwo nzi ko ari ikinyarwanda, ni ya materime y'urubyiruko ngo kongoza. Mbese kugutera akanyabugabo, ariko si no kugutera, ahubwo hari ukuntu itabi rigushuka ko ufite ubushobozi bw'ikintu runaka kandi ariryo riri kugukoresha. Niyo mpamvu bita ikiyobyabwenge. Rikayobya ubwenge, rikakumvisha ukuntu uri umuraperi w'ingufu, uri umwanditsi ukomeye, ukagira ya freestyle rero, urumva. Ariko nyuma y'aho nyijijwe naje gusanga ahubwo Imana ariyo itanga ubwenge, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wowe udafite ubwenge ubusaba Imana, kuko ni Imana itanga itishama, urumva. Kuko n'ikimenyimenyi nk'inkurwo rumogi rukanyongoza, nk'uko nabivuze, ko wumva ko nzaba umusitari ukomeye, nzaba umuririmbyi, umurasta ukomeye nka Bob Marley, ko nitaga Bob, cyangwa umuraperi ukomeye. Yewe habe n'akaririmbo n'aka na kamwe nigeze nkora, kuko iyo rya tabi ryagushiragamo wamenyaga aho binyuze. Rero mvuga ko Imana niyo itanga ubwenge, Imana niyo itanga impano. Imana, ijambo riratubwira ati wowe ubuze ubwenge busaba Imana, ni Imana itanga itishamba, ni Imana itanga itimana. Rero ibyo ni bimwe mu bintu navuga nka experience cyangwa ubunararibonye nabonye mu biyobyabwenge. Biragushuka, bikuyobereza ubwenge, bikagushuka, bigatuma ushyira imbaraga zawe mu bintu bitagufitiye umumaro, bikakwibagiza ko hari Imana umuremyi itanga impano. Imana umuremyi itanga ubu bwenge. Ushaka kwibaza uti se akuvuze gutyo, none se abahanzi bose bakomeye nuko babikoresha? Oya, wenda babikoresha, oya ntabwo babikoresha, ariko hari n'ababikoresha. Ko hari abagenda nyuma bakitangira ubuhamya bati nakoreshaga ibi ngibi, yego. Cyangwa bati se abantu bose bakiriye Imana niko bahise baba abahanzi b'ibyamamare? Hoya, ariko inzira zawe zose iyo uzishyizemo Imana, abantu bo bareba muri ubu buzima tubayemo bwa hano ku isi, ariko nyuma y'ubu buzima iyo umaze gusobanukirwa ko hazabaho ubundi buzima, utegura kare, niho utangira gutegura uti se nshaka kuzaba muri ubwo buzima. Iyo wibaje icyo kibazo rero, niho usanga ko ikintu kizagushoboza kuba muri ubwo buzima buhoraho budapfa ari ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ari ugushyira imbere Imana.
none aho ngaho niho nubwo utari guhirwa wenda n'ubwo buhanzi urimo cyangwa n'ibyo urimo nonaha kandi hari abandi badakijijwe bahirwa nabyo, ariko wowe ubarusha ibanga ko nyuma y'iki gihe hari ikindi gihe kizaza uzaba uriho kandi bakubwira ko kizaba ari igihe cy'ingororano, igihe cy'ibintu byiza gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ati ni ibintu amaso atigeze abona, amatwi atigeze yumva, ubwenge butigeze butekereza. Aho rero bikagutera imbaraga yo kuvuga ati naho bimeze gutya ariko nziho nizeye ko azangeza kuri ibi ngibi, kandi ibyo ni byiza kurusha ibyo tubona ubu ngubu. Yego. Hanyuma ikintu numvaga nagarukaho ni ikintu wari uvuzeho cya gift cyangwa cy'impano umuntu avukana cyangwa iyo akura akisangamo, urugero nk'izo ngizo z'ubuhanzi. Kukubaza ese ntabwo bishoboka ko wenda wagize experience yo kuba warakoresheje ibiyobyabwenge, kandi nyuma muri societe tuza gusanga hari n'abantu bakora izo freestyle cyangwa iyo hip hop cyangwa kuririmba bisanzwe kandi badakoresha ibyo ngibyo, ibyo biyobyabwenge. Ntago we waba ukora urugero gutangaza cyangwa gukwirakwiza agakiza cyangwa guhindura abo bantu bakora ibyo bintu ariko mu buryo bubi, bakagenda no babikora mu buryo buhesheje Imana agaciro kandi butarimo ibiyobyabwenge. Urugero nk'izo freestyle zikaba zakorwa mu buryo hatabanje gukoreshwa ibiyobyabwenge, mu bushobozi bw'umuntu ku giti cye adakoreshejwe n'ibiyobyabwenge, cyane ko wavuze yuko ibyo ngibyo nyine byabaga byatewe no kurongozwa. Kandi buriya nyine ibintu biba nuko haba hari uburyo umuntu ku giti cye abishoboramo cyane ikibimushoboza. Yego. Ikibazo cyiza. Ijambo ry'Imana njye nkunda gusubiza ahanini ishingiye ku cyo Bibiliya ivuga. Hari ahantu muri Bibiliya havuga ngo muzane ishakwe, imyirongi na neberu. Ibyo ni ibikoresho bya muzika kandi bivuge mu rurimi abantu bumva rworoshye. Ijambo ry'Imana bati dukoreshe ibikoresho byose bya muzika, izo inanga, imyirongi, ishakwe, neberu. Hakongera aho ni ku gice cy'ibikoresho. Yego. Aho yati mukoreshe amajwi y'ibyuma birenga. Urumva? Aho yati mukoresha amajwi yanyu. Ibyo byose mubikore mukora iki? Muhimbaza Imana, muramya Imana. Nje nemera kuri iyo ngingo ko impano yose ya muzika warumbwiye mu bijyanye n'umuziki ufite ushaka kuyikoresha uhimbaza Imana, kuko hari abayikoresha bavuga inzoga, bavuga iby'ubusinzi, bavuga ibishegu, bavuga iby'ubusambanyi, n'abayikoresha bavuga ibya Satani. Yego, n'abaririmbyi birazwi, wenda tuzagenda tubigarukaho mu biganiro bizakurikiraho. Hari n'abahanzi beruye ku mugaragaro bakoresha impano yabo yo kuririmba bavuga Satani. None wowe muntu, kandi kumenya Imana ntabwo bikuraho kuba umunyempano, ahubwo iyo uri umunyempano ukamenya Imana hari uburyo uhuza mu kuvuga ineza y'Imana na ya mpano, kuko nemera ko impano zose ziva ku Mana, ahubwo aho tuzikoresha icyo tuzikoresha. Yes, impano ishobora kuva ku Mana, ahubwo uyikoresha gute? Impano nanone ushaka kwibeshya ko ibintu runaka ari byo biyiguhereza, nk'abandi navuze b'urumogi na hip hop cyangwa no kuririmba. No, burya impano iva ku Mana. None kuki utafata iyo mpano Imana yaguhaye ngo unayikoreshe byibura unashimamo Imana? Muri iyo hip hop ndaguha urugero, nko njye nkunda gusoma cyane muri iyo hip hop waruvuze. Muri kategori y'imiziki yose uretse na hip hop habamo kategori y'indirimbo zaririmbiwe Imana, gospel music, cyangwa indirimbo zaririmbiwe Imana, cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Hano ndakwereka, mfite igitabo hano. Iki gitabo mureba ni igitabo cyitwa indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo z'agakiza. Wakuri ibi ngibi narimvuze nanone
muri kategori cyangwa mu moko y'indirimbo harimo indirimbo bita gospel music cyangwa indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa indirimbo bamwe bita ngo iz'Imana cyangwa indirimbo zo kuramya cyangwa indirimbo zo guhimbaza. Uwo muntu rero wari uvuze wa hip hop ashobora gukoresha iyo hip hop anasingiza Imana. Ndaguha urugero nko mu bihugu byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihembo bitangwa bishobora kuba hari bizwi nka BET Award, habita MTV Award, habita VMA, hari ibihembo byinshi bitangwa aho hashyizemo n'igisata cyo guhemba abakoze indirimbo nziza zahize izindi ariko zo z'Imana cyangwa ziririmba Imana. Yes, nshaka kuguha urundi rugero nko muri ibyo yaruze bya hip hop, hari abahanzi bakomeye ku isi bamamaye babakire kandi byahaye n'ubutunzi bakora hip hop zaririmba Imana, ibyo bita mu ndimi z'amahanga nka Christian hip hop. Hari amazina nk'uwitwa Lecrae, ni umuririmbyi ukomeye cyane ukora hip hop ariko zivuga Imana Data, zivuga Umwami Yesu, zivuga Umwuka Wera. Umuririmbyi nde? Yitwa Lecrae. Lecrae cyangwa Lecrae. Hari uwitwa Bizzo, hari benshi, ni benshi cyane. Uretse n'abo ngabo tujye no mu bahanzi basanzwe. Abahanzi basanzwe kera ubundi wasangaga nko kuri album y'umuhanzi hariho indirimbo imwe aririmba Imana. Ndaguha urugero, hari nk'abahanzi nka DMX yakoze indirimbo nyinshi cyane zitwa ngo za Lord Give Me a Sign. So ni indirimbo zivuga Imana. Yego rero mu magambo make uriya muntu warubajije ufite iyo mpano ashobora kuyikoresha anaririmba Imana, kuko binafasha kuko n'abandi bantu bafite iyo mpano kubona ko bakoresha impano zabo. Kuko ijambo riravuga ngo ibibaho byose bihimbaza Uwiteka, indimi zose zature ko ari umwami n'amavi yose amupfukamire. Kuki ururimi rwawe rutakwatura ko Yesu Kristo ari umwami binyuze muri iyo mpano yo kuririmba yaguhaye, ukabicisha yaba mu njyana iyo ari yo yose ari kuvuga Imana. Yego, cyaba ari ibintu byiza cyane. Yego, numva rero byaba ari ibyo ngibyo wenda twasoreza ahangaha ikiganiro cy'uno munsi, tugashishikariza abantu ko hari icyo bakwandika, igitekerezo, inyunganizi, bakacyandika muri comment. niho tunyura tugira ngo ducisheho ibiganiro byabahindura. Aho hasi muri comment bagira icyo bandikamo, bakande kuri like, bibuke gukora subscribe, kandi video bayisharinge ku bantu bari bose bumva bahinduka binyuze mu nzira y'Imana. Abantu bose bakunda kandi bashyigikiye urugendo rwo kubanza Imana imbere. Wenda nk'akantu kamwe kanyuma navuga, abantu bashyira Imana imbere mu byo bakora byose, bashyira Imana imbere. Nabyuka mbere na mbere abanze asenga Imana, ayishimire ko yamurinze. Hari ibintu byakamwishe nijoro asinziriye, byumva, ariko ashima Imana ati ndagushimiye ko mbyutse ndi muzima. Hanyuma ayereke ati ngiye gushaka amafaranga, ngiye mu kazi, Mana ubane nanjye. Urumva, nsize umuryango wanjye ahangaha, undindire umuryango. Ngiye gufata ibyuma byakozwe n'amaboko y'abantu, tuzi ibyuma ko bikora impanuka, undinde mu rugendo, umpe guhirwa. Ushyira Imana imbere mu bintu byose. Ikindi navuga, basenga abantu, nanone ko abantu basome Bibiliya. Iki ni igitabo gihindura amateka y'umuntu, gihindura ubuzima. N'abakomeye, abakuru b'ibihugu bakomeye ku isi baragikoresha. Ndaguha urugero, uzarebe abakuru b'ibihugu, ndavuga abaperezida iyo bagiye kurahira, abenshi bashyira ikiganza kuri Bibiliya. Iyi bakubwira ko ari inkota urwanisha ubuzima, ni urugamba. Biriya ni inkota irwana. Bakubwira ko ari amazi amara inyota mu buzima. Bakubwira ko ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi bwuzuye. Tuzabigarukaho. Bibiliya irimo byose umuntu wese akeneye. Ikindi wenda ndatanga urugero ku byagendeye bimfasha cyangwa bimfasha. Hari iki gitabo cy'indirimbo nababwiye, gishaka kugisoma kizagufasha. Harimo indirimbo zo gushimisha Imana, harimo indirimbo z'agakiza aho ushaka gukizwa, kiraboneka, cyagufasha. Hari ibindi bitabo nagiye nsoma byinshi. Hari nk'iki gitabo cyitwa ngo Intambara Ikomeye, kirimo ibintu byinshi byagufasha. Ndabona Intambara Ikomeye ni ibitabo njyewe njya mfata umwanya ngasoma. Hari nk'iki gitabo nanone cyitwa ari nk'aka kantu, akitwa ngo karakwereka Bibiliya n'umusaraba. Bibiliya tuyigarutseho,
ni ibintu byagufasha wowe wibaza uti se ko nshaka gukizwa ni ibiki nagufasha byamfasha. Hari ugusenga, hari kujya ku itorero rikwegereye cyangwa idini, hari ugusoma ibitabo nkanjye ukunda gusoma. Nanone hari agatabo nk'aka ngaka kitwa ngo Umugenzi, igitabo cy'umugenzi. Ubuzima n'abantu badakijijwe barabizi ko ubuzima ari safari, ubuzima ni urugendo. Hano harimo rero ubuhamya bw'umuntu wari muri urwo rugendo ariko ashaka kuva muri ubu buzima bw'isi, kuko ubuzima bw'isi manzi ni ubuzima birangira umuntu wese yicujije. N'igisambo ngo kiravuga ati Mana ndinde, nubwo abantu badakijijwe ko baswa Imana bayikeneye mu buzima. Muri uru rugendo rero igitabo cy'umugenzi nacyo cyagufasha. Hari ibindi bitabo nyasoma nk'iki cyitwa Religious Phenomenon in the World, bakwerekaho amateka y'itorero, uburyo kiri mu rurimi rw'icyongereza, ariko ni igitabo cyiza cyagufasha. Ibyinshi muri byo biboneka ku muyoboro wa internet, wenda naha tuzatugenda tubisubiramo. Hari n'iki cyitwa ngo Missiology, harimo ijambo mission. Ubundi ni iki Imana ishaka gukora, ni iki Imana yakuremeye, ni iki Imana yifuza ko ukora. Aha rero bikwereka ubushake bw'Imana nk'uko twatangiye tubivuga, n'imigambi yayo ku buzima bwawe. Harimo misiyo yawe ni iki, ni ukubwira Imana abantu, kuvuga ibyo izagukoreye, urumva. N'ibindi bitabo byinshi. Yego, nicyo nari nshatse kugarukaho, ko wowe ushaka gukorera Imana uburyo ni bwinshi buruzuye. Hari Bibiliya, hari amatorero, hari amadini, hari ibitabo, hari ubuhamya, hari ama YouTube channels. Ariko nsoza mvuga ati Imana igutegeye ibiganza, irambuye amaboko, kuko ati ngwino worushye kandi uremerewe, ndagutabara. Yego, nkuko ari umuco mwiza w'abana b'Imana, ibintu byose no kubiragiza Imana. Rero dushima Imana yabanye natwe muri iki kiganiro, tunayiragiza ibiri imbere. Mana Data ishobora byose, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, uduha imbaraga z'Umwuka Wera. Aba Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaje muri aka kanya. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tugushimiye ko warinze ururimi rwacu kugubwa, tugushimiye ko ibitero bya Satani n'imbaraga z'abadayimoni byakumiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye rero umuntu wese uzakurikira iki kiganiro, cyane cyane uri utarakizwa, kizagera aho kimukura, kigere naho kimugeza, amenye ko mu Mana ariho honyine tubonera amahoro isi idatanga, amahoro UN idatanga, amahoro imiryango mpuzamahanga idatanga, amahoro famiye zidatanga, amahoro ababyeyi badatanga, abo ko amahoro abonekera ukwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Tugushyize imbere Data, twese tugushyize imbere Mana yacu. Bana natwe, dufashe muri gahunda zitandukanye tugiye kujyamo, umugisha buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro, kandi gukora kwawe ariko kuganza. Tuyobore, udufashe, twese dutunganye. Mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera dusenze twizeye Umwami wacu Yesu Kristo, izina twaherewemo gukizwa. Amen. Mwakoze. Ibyo ngibyo. Hanyuma inyunganizi n'ibitekerezo udukurikiye araza kubisiga muri wowe udukurikiye, urabisiga hasi muri komenti, tuzabinyuraho tugire ibyo tuvugaho, tubikomozeho, dukomoze ku gitekerezo cyawe ku mavideo y'ubutaha. Kandi mwakoze kubana natwe no ku gihe cyanyu. Imana ibarinde. Mwakoze.